Let me get some other callers on. Mr. Mugenzi, on the line from London, I believe. You're running in London, isn't it? Yes. All right, your question for the President? Hello, Mr. President. Right, Mugenzi. How do you view the popular uprising in North Africa? And do you think the same could happen in Rwanda, given they have similar grievances? By that I mean lack of political space, lack of freedom of expression, suppression of freedom, suppression of free press, and oppression of opponent. Well, that is your judgment, but I'll give you my own assessment about the situation. What is happening in the north of Africa, I think, was bound to happen. There has been a clear disconnect between the leaders and the led for a long time, and I think those who are led have had to have come out to have their say in this way. In Rwanda, it is totally different. Maybe that would have happened where before even the genocide took place in Rwanda. But after 1994, what is happening in Rwanda is entirely built on the choices, the feelings, the interests of the people of that country, and that is Rwanda. And the leaders and those who are led are working together to make Rwanda a better place. If I may just, Mugenzi, I don't know if you're still there, but if allow me to just step in. And you said that his assessment of the situation was his opinion, and that was his judgment. Interestingly, it appears to be the judgment of a number. As you can see to my left, I've got a number of reports from different organizations, international human rights organizations, as well as, well, I'll give you Amnesty International here, I've got Human Rights Watch here, I've got Reporters Without Borders. The theme that's running through this pile of reports to my left is that there is no space for political involvement, especially for those who are opposed to President Kagame and his ruling party. But so I'm perhaps glad it's not so far off the mic. I'm glad. I think you're just creating a contradiction yourself. When you are talking about what is happening in the north of Africa, we are not talking about demonstrations or uprising of those organizations. We are talking about of people. Precisely. And this, so those are not the people of Rwanda. They don't represent the people of Rwanda. They are talking to the people of Rwanda. But the people of Rwanda can talk for themselves. And many of them actually have. Many of them, sadly, from outside Rwanda. I think you are confusing issues. You are, at the same time, in your introduction, you are talking about elections that took place. And you are talking about the decisions of the Rwandans. So why are you confusing issues? You are talking on one hand the expressions of Rwandans to such a degree that you mentioned. On the other hand, you are reading me a pile of papers of organizations that are not Rwandan. So what is the contradiction about? If those were the ones to carry out elections, maybe they would be saying that. But apart from being a contradiction, Rwandans. Let me get Mugenzi, who is a Rwandan himself, to tell you why he believes that the situation I've just described, sure, and which is described in and this is one individual who he's a Rwandan. Yes, yeah. Absolutely. Mugenzi, would you like to come back to the president on that? Yes, the president is talking about election to try to show that what's happening is there is a freedom. Even in Egypt, if you remember, in the electoral election, the President Mubarak has 95%. So this shows that all the elections are happening in some country where there's not really freedom. You cannot really. Rwanda is not Egypt, and Egypt is not Rwanda. They are two different places. So, and I'm here speaking for the Rwandans. And if you want to be among those I'm speaking for, then the freedom you're welcome. To express themselves. If they would be given the freedom to express themselves, they would do that. That's why there is stability, there is progress, there is, the people of Rwanda are happy. Maybe you're talking about another country, not Rwanda. Yes, the progress, yes, and the stability, yes. But these things, they are not sustainable if there's not freedom. Everyone knows that the history has told us. Other people think there is freedom and stability. It is only you who don't.
Over the last 20 years, the people of Rwanda have lived under military rule, under dictatorship, where the institutions in our country have not been strengthened, and that has been a design of the current regime, because where you have strong institutions in a country, then you cannot have strong men. The world is being lied to, and the world is being told that the people of Rwanda want General Paul Kagame to continue leading the country indefinitely. The people of Rwanda cannot support or want a regime to continue that has denied them all rights to freedom of speech, that has refused the media to express opinions of the population, a regime that has curbed all forms of accountability, all forms of opposition, all forms of freedom that other people enjoy across the world. 2017, we're coming up to a defining moment in our history, a moment where I believe the people of Rwanda are going to be faced with a question: whether to succumb to the status quo and allow a military dictatorship to continue ruling them indefinitely in the name of democracy, or whether the people of Rwanda are going to stand up and make some demands of the current regime in Rwanda, making it clear to the regime and to the international community that we are not going to stand and allow for such to continue. And it is for that reason that we Rwandans are standing up together and demanding that in 2017 we want change. In 2017, if this rule is going to be forced upon the people of Rwanda, then the people of Rwanda will not accept and they will not recognize that government. Banyarwanda, Banyarwandakazi, igihe kirageze ko Abanyarwanda duhaguruka tukitorera abayobozi mu bwisanzure nta gitugu dushyizweho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Banyarwanda, Banyarwandakazi, igihe kirageze ko u Rwanda ruba intangarugero muri demokarasi nyayo mu biyaga bigari ndetse no muri Afurika yose, kugera tukareka kuba bagashoza. Bana b'u Rwanda, nimuhaguruke twese hamwe duharanire uburenganzira bwacu, maze umwaka w'2017 uzadusigire ubwisanzure buhamye duhawe na demokarasi. As I said, they live under extreme fear because they know the costs of expressing alternative view or alternative voice. So they rather express the government line in order to stay, to be safe. Chers compatriotes rwandais, chers amis et Rwandais du Rwanda, permettez-moi de prendre un peu de votre temps aujourd'hui pour vous parler de notre campagne Amahoro Iwacu 2017, ce qui veut dire La paix chez nous 2017. L'objectif de notre campagne est de dire haut et fort et de montrer la vie réelle des Rwandais depuis les derniers 22 ans du régime FPR. Nous appelons notre campagne Amahoro Iwacu 2017, donc La paix chez nous 2017, car l'année 2017 va être une année très importante et pivot dans l'histoire de notre pays. C'est durant cette année-là que prend fin le mandat présidentiel actuel du président Kagame et lançons un ultimatum au régime FPR que, passé cette date, il ne devrait pas continuer de diriger le Rwanda. Les Rwandais seront donc appelés aux urnes pour une élection présidentielle, mais dire cela ne légitime en rien les deux autres mandats que vient de passer au pouvoir le président Kagame, car nous croyons sincèrement que les élections passées, celles de 2003 et celles de 2010, étaient des élections truquées. Les Rwandais vivent depuis les derniers 22 ans dans la peur. Ils vivent dans la peur créée par un régime qui les opprime et un régime qui les brutalise. C'est pourquoi, pour 2017, nous demandons à ce qu'il soit donné une chance aux Rwandais de se choisir librement et démocratiquement leurs dirigeants. Nous voulons aussi lancer un message très clair, non seulement au régime de Kigali, mais aussi à leurs amis et aussi aux gouvernements occidentaux qui continuent de le supporter avec l'argent de leurs contribuables, leur disant qu'ils devraient cesser de supporter un pouvoir brutal qui brutalise son peuple. Nous voulons lancer un message très clair au régime
de Kigali qui devrait cesser les tueries et les assassinats des Rwandais à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous voulons leur lancer un message clair qui devrait cesser les massacres et tueries d'innombrables innocents congolais et aussi leur lancer un message qui devrait arrêter de s'ingérer dans les affaires internes des pays voisins comme le Burundi et la Tanzanie. Hi, please let me share with you my thoughts on why you should consider joining and supporting our campaign, Amahoro Iwacu 2017. So I used to think there was nothing I could do to change the situation of our people and to affect the future of a lost generation in Rwanda. Why? Because I thought to myself, I'm not political, I'm not super rich, and I can't see what I as an individual can do to bring that change. However, this campaign has really made me realize that as an individual, I can make a difference. Imagine if many other young men and women around the world who do care about the future of the youth in our country decided to make their voices heard and campaign for freedom in Rwanda. All those voices cannot be ignored, and dictatorships count on the fact that people don't come together and stand up against them. So why not start now? Come to our campaign events and show your solidarity. Our hope is that Rwandans, especially the youth, will be encouraged by your participation and that we will see the beginnings of a peaceful revolution in our country. It's all in our hands. Amahoro Iwacu ni kampanye, ntabwo ari umuryango cyangwa na association, ni kamwe abantu bishyize hamwe kugira ngo bahagurukire ikibazo cya demokarasi cyo mu Rwanda, cyane cyane mu mwaka wa 2017 igihe manda ya Perezida Kagame izaba irangiye. N'abantu bishyize hamwe kugira ngo duhaguruke dusakuze dusabe yuko mu Rwanda mu mwaka wa 2017 demokarasi nyayo yajyaho isesuye, hakabaho amatora nyayo, amashyaka y'abanyarwanda, amashyaka politike y'abanyarwanda nayo agakora politike mu Rwanda, bagafungura abantu bafunze ba politike bose, none ikibazo kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda kigatangira kigakurikizwa. Icyo nakongeraho gusa nuko mu izina ryahawe kampanye yacu, niyo mpamvu abantu bagomba kubona ko buri gihe aba ariho Amahoro Iwacu 2017, Amahoro Iwacu 2017, ni kugira ngo dushimangire icyo kintu cy'uko umuryango wacu wa kampanye bisi twishyize hamwe kugira ngo dukangurire abanyarwanda n'abandi bose ku isi, abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi baharanira kwishyura ukizana, ko twafatanya twese tugafatana urunana. Kandi ngira ngo mbwira abantu ko
ibyo twiyemeje tuzabigeraho ngira ngo ubu ngubu turimo gutegura ibyinshi turi mu bikorwa byinshi bitegura yuko koko ibyo duharanira twabigeraho. Dalipunga, Dela Gufa, Madiba, Nolomsila, Vela Bambensele, Yem. A global icon, internationally acclaimed. Nelson Mandela, Dada Madiba, father of the nation. Nelson Mandela, Dada Madiba, father of the nation. Kawela makawe, ageko ofana naye. Kawela makawe, ageko ofana naye. Imisebenzi yakho iyasimangaza, uyibekile ndukwebandla, sonke sifisa ukufana nawe. Uyisibonele emhlabeni wonke, uhlanganisa abamnyama nabamhlophe, wasenza sabanye sohlala sikuthanda. Madiba, we shall sustain the momentum. Madiba, we shall preserve your legacy. Madiba, we shall emulate your values and principles. History demands that we succeed as a nation. History demands that we do not become complacent. History demands that we do not rest on our laurels and work harder. We are duty bound to rise above malice and prejudice. Let reason and wisdom prevail. Nelson Mandela, a human treasure, a chief of Abatembo tribe, a former amateur boxer, a graduate from Robben Island Prison, a lawyer by profession. Madiba, the legendary leader, the first commander of Mkonto Wesizwe, a torchbearer who captured world attention, a trendsetter par excellence, 27 years behind bars in a concrete jungle. Indeed, the long road to freedom, the long walk to freedom. You're our banner of peace, our pillar of strength, our soldiers' boots. You're the father of nations, the world's icon. Your name shall live on. Long live Tata Mandela. So shall I say good time. Nelson Mandela, Yabonga Tata Madiba, father of the nation. Oh, Nelson Mandela, Tata Madiba, father of the nation. Ageko fana nawe, From prison to presidency, the first black president of a democratic South Africa. Madiba, a catalyst. Madiba, a reconciler. Madiba, a unifier. A unifier who embraced the enemies of our struggle. Love can best be measured by ability to forgive. Madiba, a genius extraordinary.
God was in a happy mood when he created Nelson Mandela through his parents. Long live the resilient spirit of Nelson Rolihlahla Mandela. Long live. Hi, my name is Deborah, and I'm a supporter of this fantastic campaign. This song that I want to sing is called Albertine, and I came across it recently, and it's just a song that talks about what's going on in Rwanda. And the main essence of this song is saying, the chorus says, "Now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead." And what that means is, now that I have seen and I know what's going on in Rwanda, I can't just sit and do nothing. Because I have seen, I have become responsible, and I have to do something about it. So this song is just talking about the singer went to Rwanda and she visited two girls, a girl called Angelique and a girl called Albertine, who lost her parents. And she's just saying, now that I have seen what's going on in Rwanda, I can't sit and do nothing. Just because I'm from Australia, because the girl who sings this song is from Australia. Just because I'm from Australia, I'm from Britain, I'm from Belgium, I'm from America. It doesn't matter where you are. Now that you know that something is going on in Rwanda that is affecting many people, we can't just sit and do nothing about it. So this is what this song is about. Mu magambo make indirimbo agiye kuturirimba yitwa Albertine, ikaba ishingiye ku izina ry'umukobwa umucuranzi wo muri Australia yagiye mu Rwanda asura abakobwa babiri mu Rwanda, abona uburyo babaho, asubira iwabo aravuga ati, njyewe ubu ngubu bwo nabonye nagiye mu Rwanda ndabona ntabwo nshobora gusa ngo nicare nkurikije ibyo nabonye, ngomba kugira icyo nkora. Ati ushobora kuba uva muri Australia nkanjye cyangwa mu kindi gihugu, atari ko ukurikije ibyo ubona ntabwo ushobora gusa kwicara ngo noneho ntugire icyo ukora. Ngibyo magambo make. The floor is yours. Thank you. I'm going to sing with no music so that you just focus on the words of this song because it's so powerful. Araririmba nta muziki, araririmba a cappella nkuko babivuga kugira ngo abantu bashobore kumva amagambo bumve icyo avuga kuko ni amagambo akomeye. I am sitting still, I think of Albertine, her mother's voice over me, and the bullets in the wall where it fell silent. And I am on a hill, I think of Albertine, there in her eyes what I don't see with my own. Rwanda, now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead. And now that I have held you in my own arms, I will not let go till you are. And I am on a plane across a distant sea, but I carry you in me. And the dust on, the dust on, the dust on, the dust on, the dust on my feet. Rwanda, now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead. And now that I have held you in my own arms, I cannot let go till you are. Oh, now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead.
And now that I have held you in my own arms, I will not let go till you are. I will tell the world, I will tell them where I've been. Oh, I will keep my word, I will tell them what I've seen, yeah. Oh, Rwanda. Now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead. Now that I have held you in my own arms, I cannot let go till you are. Now that I have seen, I am responsible. Faith without deeds is dead. And now that I have held you in my own arms, I will not let go till you are. Thank you a lot, Deborah. Thank you. Urakoze cyane, ndagira ngo mumpera amashyi rwose. Arakoze cyane none Deborah kubera indirimbo ye. Mu ntangiriro ntabwo nagize amagambo menshi mvuga ngo babwire abo turibo. Ndavuga kampanye yacu, ndagira ngo ari byo mbagezaho nonaha, hanyuma nababwire abantu bari tuganirire uyu munsi, ariko cyane cyane nkabanzi ko mubatuganira cyane uyu munsi ari mwe turi kumwe hano. Amahoro iwacu nkuko bamwe mubizi abandi mugenda mubyumva, ni kampanye, ni muvuma ya kampanye, ntabwo turi ishyaka rya politiki. Icyo ni ikintu rwose abantu bagomba kumva bakamenya ko ntabwo turi ishyaka rya politiki, turi un mouvement de campagne. Turashaka gukangurira abantu bose, cyane cyane duhereye ku banyarwanda, abanyarwanda bo muri diaspora ndetse n'abanyarwanda bo mu Rwanda, gushyira hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu, tuzane impinduka, kuko hashize igihe kirekire abanyarwanda bababaye, kandi bigaragara si twe tubivuga gusa, abantu benshi barabibona n'abatari abanyarwanda, n'abanyarwanda ubwabo ho bari ubu ngubu barabibona. Ikampanye yacu ikaba yaratangiye mu mwaka w'ibihumbi hashize umwaka 2015 muki, ubwo bamwe mu rubyiruko barimo Peter Mutabaruka mureba hano cyane cyane, René Mugenzi n'abandi bavuze bati ariko kuki Claude n'abandi bose bavuga ati kuki twakomeza turakora u Rwanda turarutekereza, reka dushyire hamwe turebe uburyo dutangira gukangurira abantu hirya no hino ibibera mu Rwanda. Kandi ibyo bikaba bihereye kuri cya gihe mu Rwanda aho leta y'u Rwanda abwiraga abantu ku isi ko abanyarwanda bagiye gutora ko biyemeje guhindura constitution. Ibyo bintu ntabwo byakwemerwa. Reka rero turebe uburyo dukangurira abanyarwanda, dukangurira abanyamahanga bishyura imisoro yabo ikohererezwa leta ya Kigali, bamenye ko ahubwo ibirimo gukorwa ari ikinamico. Noneho n'abanyarwanda turi hanze aho kugira ngo dukomeze tubirebere, twimyoze, twibaze icyo twakora, ahubwo dushyire ingufu hamwe, wowe jewe uriya wundi uri hari avuga ati nakora iki. Icyo akaba ari cyo tugamije muri kampanye yacu. Kampanye yacu rero ikaba twarakoze icyo nakwita mu gifaransa lancement officiel, donc twakoze itangizwa ku mugaragaro ry'icyo gikorwa cyacu mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 21 Gicurasi i Montreal. Ngewe nkaba ariho nturuka, ngewe nkaba ndi umuvugizi wa kampanye muri Canada no muri Amerika y'Amajyaruguru. Nkaba nitwa Freddy Usabwera, mbabarire nibagiwe kwivuga, ariko noneho tukaba turi kumwe hano na Peter Mutabaruka. Peter Mutabaruka akaba ari we muvugizi wa kampanye yacu
ku isi yose. Hanyuma mukaba mubona n'abandi bose badushyigikiye. Hari Claude Gatebuke uba muri Amerika, nawe bamwe mushobora kuba muzi, umwactiviste ukomeye cyane w'umujene nawe nk'abandi bose. Hakaba Abingeneye nawe ushyigikiye igikorwa cyacu, ariko akaba ari presidente wa Jambo SBL. Tukaba turi kumwe nanone mu baje hano duserukiya kampanye yacu, turi kumwe na Chaste Isabane wa mu France, tukaba turi kumwe na René Mugenzi bamwe mushobora kuba muzi nawe uba i Londres. Ubwo rero uko turi hano tukaba dufite n'abandi benshi badukurikira, bakurikira ibikorwa dukora. Mukaba muri hano uyu munsi kugira ngo tuganire, tubabwire ibikorwa tugenda tugeraho, tubabwire icyo dutekereza n'uburyo dutekereza buri muntu ku giti cye yatanga umusanzu kugira ngo duteze imbere ibikorwa byacu. Nizi ibyo magambo rero, icyo nagira ngo mvuge nuko ngira ngo mpe ijambo Peter Mutabaruka kugira ngo abe yabagezaho message Amahoro Iwacu ashaka kubabwira uyu munsi. Nyuma ubwo turakomeza ngenda bagezaho uko abantu bari bikurikirane, hanyuma tukaza kuganira. Murakoze. Nkuko babivuze, kampanye Amahoro Iwacu ni mouvement. Turimo gushaka yuko mu Rwanda haba revolution umwaka utaha. Kubera iki umwaka utaha? Kubera yuko umwaka utaha ni umwaka guverinoma y'u Rwanda yashyizeho kuzagira amatora. Ntabwo ari ukuvuga yuko mu Rwanda nta kibazo gihari kuva imyaka yose yashize, yuko yenda twabonye ko kigomba guhinduka mu mwaka wa 2017. Ariko twabonye yuko nicyo gihe abanyarwanda bagomba gushyiraho full stop ku bintu birimo kubaho mu Rwanda. Hari uyu mukobwa hano uririmbye indirimbo aravuga ngo u Rwanda narabonye. Ubwo nabonye rero nabigize responsibility yanjye. Abantu benshi muri hano ni abantu muri active mu kurwanira abanyarwanda, kuvugira abanyarwanda, kandi ni abantu twakomeje kubikora kuva imyaka myinshi ishize tureba yuko mu Rwanda hari ikibazo. Ariko mu banyarwanda hakaba n'abandi atari ukubera ko badafite ubushake bwo gukora ikintu, ariko ari ukubera yuko babona ko ikibazo gihari ari ikibazo gikomeye cyane. Kuri video hari umukobwa hariya wavuze ngo impamvu nanjye ndi muri kampanye Amahoro Iwacu. Aravuga ngo natekerezaga yuko nta kintu ushobora gukora. Aravuga ngo nararebaga nkabona ko ibibazo by'u Rwanda ari ibibazo bikomeye, kandi ntabwo ndi umupolitisiye. Aravuga ngo ntabwo mfite amafaranga menshi, yenda aratekereza ko ubwenge bwanjye mfite ntabwo nshobora kuvuga kugira ngo mpindure ukuntu abantu batekereza. Aravuga ngo rero ntabwo nshobora gukora ikintu gishobora kuzana impinduka mu Rwanda. Tugatekereza ko rero hari abantu benshi, abajene n'abakuze, babona igihugu cyacu cy'u Rwanda bakavuga ngo hari ikibazo, ariko bakavuga ngo nose nabigenza nte. Hari abantu b'abapolitisiye bazi kuvuga, barimo baragerageza. Tukabona ko hari ibintu birimo kugenda bihinduka, yenda hari pressure, ariko tukaba turi muri 2016 nta cyari cyahinduka. Ahubwo abandi bakabona yuko iriya regime ikomeza ahubwo itanyeganyega, ikomeza ishyira igitugu ku baturage, kandi abantu barimo kugerageza. Hakaba organisation muri civil society nazo zirimo kugerageza kandi zakoze ibishoboka byose. Ariko ugasanga ko hari abantu bitanze, ariko tukabona ko ntabwo ibintu birimo kugenda binyeganyega. Ariko nukubera ko hari n'abandi benshi bavuga ngo niki nakora, niki nakora njyewe. Mfite imyaka 18, mfite imyaka 30, nta mafaranga mfite, nta business mfite. Nimba ari gusupportinga organisation za civil society, nimba ari gusupportinga political parties, amadolari yanjye amayuro 10 yakora iki? Nta mamiliyoni mfite. Ese najya kuri radio nkavuga iki? Ntabwo mfite eloquence, ntabwo nshobora kuvuga ikintu cyanyeganyeza iriya regime irimo gushyira amafaranga muri za media, yaguze abadepite mu bihugu byinshi by'abazungu, ifite abantu n'abapresident n'abapremier ministre mu mifuka yabo, bakavuga ngo niki nakora njyewe. Iyi kampanye rero nkuko mugenzi wanjye yabivuze, ntabwo tutangiye irindi shyaka politiki. Abapolitisiye barahari kandi akazi barimo kugakora neza. Ntabwo ari ukuvuga ngo dutangiye iyindi organisation ijya mu mwanya izindi zirimo gukora, kuko ibikorwa na organisation birimo gukorwa kandi birimo kugenda ku bushobozi abanyarwanda bafite.
ariko rero kampanye dufite ni ukugira ngo tumubirize abanyarwanda na babandi batarimo kuba active, atari ukubera yuko nta intere bafite, ariko ari ukubera yuko batekereza ko ntacyo bakora. Ubwo rero hari action twagiye dutekereza, twagiye twiga tureba ukuntu abandi babikoze. Hari video twakine hariya twabonye abandi bantu nka Mandela, abantu nka Gandhi. Aba bantu ni abantu individual batangiye ahantu baravuga ngo nanjye hari icyo nshaka gukora kugira ngo mpindure ibirimo kubaho mu gihugu cyanjye, kandi babikorana na determination. Abandi baraza barabajoininga bagera aho babigeze ibihugu byabo. Natwe it is possible. Amahoro Iwacu turashaka kubwira abanyarwanda bari mu diaspora yuko twese hari ibintu dushobora gukora individually. Niba ufite amafaranga yenda urayakoresha tayari kugira ngo ibintu bihinduke, ariko hari benshi muri twebwe dufite amafaranga yo gusupportinga ibikorwa bikomeye, ariko small actions, ibikorwa bitoya dufite bishobora kuzana impinduka mu Rwanda. Ibihugu byatangiye gukora impinduka bivanaho za regime zifite imbaraga abantu bose bategereza ko bitashoboka. Muri iriya clip Perezida Kagame yarimo kuganira na mugenzi wacu Rene yamubajije aravuga ngo ese mutekereza ko mu Rwanda biriya byabaye mu Barabu bishobora kubaho? Perezida aravuga ngo ntabwo bishoboka, kuko abanyarwanda ntabwo bashobora gutinyuka gukora ibyo Abarabu bakoze. Iyo niyo message Perezida arimo guha Rene no guha abandi banyarwanda. Yaravuze ngo ntabwo ari organisation internationale zahinduye ibikorwa, ibintu byabaye muri Egypte, muri Libya. Yaravuze ngo n'Abarabu babikoze, individuals. Waravuga ngo mwebwe abanyarwanda ndashaka kubabwira ko ntabwo mushobora kubitinyuka. Niyo mpamvu yabivuganye confidence. Ariko twebwe turavuga ngo birashoboka. Perezida wo muri Libya, Colonel Gaddafi, uko umutekereza ibyo ngibyo byose dufite our own interpretation, niba yari umuyobozi mwiza cyangwa yari mubi. Ariko yari afite imbaraga kurusha Perezida Kagame na regime ya FPR. Iriya regime ya Gaddafi yari ifite imbaraga. Nta nubwo wakora comparison na regime iri mu Rwanda. Regime yuriya mu generali wo muri Egypt yari ifite imbaraga, bari bafite amafaranga. Abanyamerika babahaga biliyoni 2 z'amadolari buri mwaka kugira ngo bakore igisirikare cyabo. Ariko abantu b'Abarabu, Abanyegiputa, abantu bo muri Libya barahagurutse baravuga ngo turarambiwe. Kandi nubwo Perezida Kagame avuga yuko abanyarwanda batabitinyuka, barabitinyuka. Abanyarwanda bose bashobora gutinyuka kuvuga yuko turarambiwe, kandi tugakora n'utuntu dutoya nkuko abandi bakoze, bigakora igikorwa gikomeye kuvanaho iriya dictatorial regime. Ndumva nta byinshi nakongera aho ngaho, turi bukomeze tuganire, ariko no gutanga introduction kugira ngo tugerageze twumvishe bagenzi bacu yuko impinduka irashoboka. It is possible. Abantu bahagurutse bakabwira regime dictatorial yuko turarambiwe, ntabwo dushaka gukomeza. Abajene birashoboka, abakuru birashoboka. Abantu benshi bajya bavuga ko imyigaragambyo mu Rwanda idashoboka. Irashoboka. Umuntu umwe avamwe abantu 10, bakavamo abantu 100, bakavamo abantu 1000. Regime y'u Rwanda ntabwo izica abaturage bose ngo ibamare, ariko twebwe icyo tugomba gukora ni ugutinyuka tukava mu bwoba. Ngewe naribwiye ngo Peter va mu bwoba, nkuko uriya mukobwa yaririmbye ngo narabonye. Iyo mba ntarabonye, iyo mba ndi impumyi kubaho mu Rwanda, nari kuvuga ngo ntabwo mbizi. Ariko nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, wita u Rwanda igihugu cyanjye, wita ikinyarwanda language yanjye nubwo ntakivuga neza, wita ababyeyi abanyarwanda, wita imisozi y'u Rwanda imisozi y'iwacu, ndavuga ngo ndi umunyarwanda kandi ndabizi ibirimo kuba mu Rwanda, kandi mfite responsibility yo gukora ikintu niyo cyaba ari ikintu gitoya, ariko benshi bakoze ibikorwa bitoya bivamo igikorwa gikomeye. Turashaka gutanga encouragement kuri twembi, kuri twese, kandi kugira ngo tubivuganeho turebe uburyo twabikora, kugira ngo turebe nimba hari impinduka yaza mu Rwanda. Murakoze cyane kunyumva, kandi ndasaba yuko dukomeza guterana, gufashanya ibitekerezo kugira ngo turebe nimba koko ibyo tuvuga bishobora kubaho.
murakoze cyane. Merci. urakoze Peter kuri iyo message yawe. nagira ngo noneho mu ijambo Claude Gatebuke ku batamuzi aba muri Amerika hitwa muri Tennessee. murabona ko ni umusore rwose uhamye w'ingufu kandi afite n'ibitekerezo byinshi, akaba ari umu activiste, akaba ari kandi ari CEO wa organisation yitwa Aglan, ikaba yitwa ari African Great Lakes Action Network, c'est ça, ariko akaba ari n'umumambre wacu wa kampanye yacu. Murakoze Freddy, mwiriwe muraho abantu bo mu Bubiligi, nanjye ndi muri babandi bavanga indimi, munyihanganire. Ariko nagira ngo mbere ko ntangira wenda twese duhaguruke. Yituma mbibasabye nuko muri publicité yasohotse hari handitsemo ngo tout debout pour le changement. Ariko kubera ko igifaransa cyanjye kimeze nabi, umuntu yarankoso yaravuga ngo tous debout. Mwicare. Yenda vuga ku byo wenda menyereye, kandi ni ibintu urebye byo bitarangira, ntago bizarangira mu 2017 bizakomeza. Ni ibyerekeye uko abantu batuye muri ibi bihugu by'amahanga, ibihugu by'i Burayi, muri za Amerika no mu bindi bihugu bitandukanye, bashobora gukora kugira ngo bashyire pression kuri dictature yo mu Rwanda, igitugu kigabanuke, noneho n'abanyarwanda bashobore kwisanzura, babe bashobora kurwanya ubutegetsi kubera ko babifite, babitekereza, babishaka ariko babitinya. Yubwiye abantu nko muri Amerika kati mu Rwanda habaye amatora, perezida yaratsinze 95%, baraseka cyane. Akavuga ati nanjye ngiye kwitora, nta nubwo nakwitora 95%. Ariko abenshi nta nubwo bumva ukuntu ibibera mu Rwanda bifite connection, donc bihuye n'ibibera mu gihugu cyabo. Kubera ibi bihugu dutuyemo bitanga imfashanyo ku Rwanda. Nkaho mbanye muri Amerika ni cyo gihugu cya kabiri gitanga imfashanyo ku gihugu cy'u Rwanda. Mu byo dukora rero twebwe bikomeye cyane ni no gushyira pression kuri guverinoma ya Amerika, kubera ko niyo guverinoma dufiteho uburenganzira, turabanyamerika, dushobora kuorganiza abandi banyamerika ibihumbi n'ibihumbi, tugafata umunsi tukavuga ati uyu munsi buri wese abantu 1000 mu telefone, umuntu za umusenateri wanyu mu telefone, aba membre ba kongre banyu, noneho dushyireho iyo pression, muze duhure nko mu nama nk'izi ngizi, twandika amabaruwa dusabe ko hagomba kubaho izi condition kugira ngo imfashanyo zikomeze cyangwa zihagarare. Ibyo ngibyo tubikora ku bihugu byinshi, ntabwo ari ku Rwanda gusa cyangwa se ibihugu bya Afrika. Hari za kampanye nyinshi dushyigikira, nka mwabonye wa mugore wo muri Burma, Aung San Suu Kyi, hari campaign yitwa US Campaign for Burma, nabo bakora nk'ibyo, turafatanya turabashyigikira. Hari za campaign zo mu bihugu nko muri za Haiti n'ahandi, donc dufite coalition nini cyane y'imiryango itandukanye ikora ku bintu nk'ibyo. Ubwo rero nagira ngo babwire wenda gakeya uko bigenda. Hari ibikoresho byinshi bigomba gukoreshwa. Icya mbere ni ukumvisha abaturage basanzwe. Hari abantu benshi babiseka bakumva ko kubwira umuturage usanzwe mu muhanda kugira ngo yumve ko amafaranga atanga yagiye ku kazi agakora ku kwezi bakamukuraho amafaranga ya tax, ko muri ayo mafaranga haravamo akajya mu Rwanda bakayakoresha kwica abantu mu Rwanda, kwica abantu muri Zaire no kubakurikirana mu bindi bihugu bitandukanye, nabo bakajya kubica. Aho ngaho abantu benshi ntago bifuza ko umuntu yapfa niyo baba batamuzi. Iyo bibasobanuriye gutyo baracyumva. Icyo ni icyambere, kumvisha abaturage bo muri bino bihugu ko uko ibintu bimeze ariko ko bafite n'uburenganzira bwo kubireklama. Icya kabiri ni media, gukoresha itangazamakuru kugira ngo noneho ibintu byumvikane kurushaho. Ariko ibyo nyine bituruka muri bya bindi Peter yatubwiye
byo gushira ubwoba. Ejo bundi Kagame yavuze ijambo aravuga ngo abantu bamuvuga nabi azabica, noneho abantu bari bicaye aho ngaho bakoma amashyi. Ndakeka abantu bose bari bari aho ngaho bakomye amashyi, kandi ni ibintu biteye isoni cyane umuntu kuvuga ngo azica barangiza bakamukomera amashyi, n'abakoma amashyi byagombye kubatera isoni nyinshi cyane. Nabo ni ukubera ubwoba, ni ukumutinya, ni uko bavuga bati njye nanjye nintakoma amashyi aranyicira aha ngaha ahubwo. Donc ubwo bwoba tugomba kubwikuramo kuko ntabwo bashobora kwica abantu bose. Kandi nk'uko Peter yabivuze mu kanya, hari izindi guverinoma zabayeho zikomeye kurusha iza Kagame. Hari na Mobutu hariya hafi y'u Rwanda wafashe amafaranga ya Zaire yose akayavoma akayamaramo, yarakomeye, yinjiraga muri White House uko abishatse. Yarashyigikiye apartheid muri Afrika y'Epfo. Apartheid nayo yafataga amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyamerika, ikagenda ikica abirabura, ba Mandela bakabafunga. Mandela yari kuri liste y'abateroriste muri Amerika hashize nk'imyaka 5 cyangwa 6 bamukuye kuri iyo liste. Izo zose zari zikomeye kandi zifite akamaro ibihugu nka Amerika n'Ubwongereza n'abandi kurusha guverinoma y'u Rwanda, ku buryo icyangombwa ni uko abantu bahaguruka bakayirwanya. Noneho rero nko muri Afrika y'Epfo byagenze gute? Muri Amerika hari campaign nayo yarwanyaga apartheid muri Afrika y'Epfo, ariko noneho nabo bakagendera nyine muri uwo murongo nandi kuvuga wo kuvuga ati Amerika igomba guhagarika byanze bikunze gushyigikira apartheid muri Afrika y'Epfo. Ariko kugira ngo bibeho byafashe ingufu nyinshi na determination ku buryo donc umuntu avuga ati ntago tuzigera duhagarara, ntago ari twe tuzananirwa, ahubwo ni guverinoma izananirwa mbere yacu. Ubwo byageze aho iyo kampanye irakomeza irazamuka kugeza aho Amerika yabonye ko batagishoboye gukomeza gutanga imfashanyo bashyigikira iyo guverinoma ya apartheid. Noneho ahubwo bashaka no kuza kubikoresha nka ruswa ku bantu bayoboraga izo campaign. Nabo turi muri iyo coalition hamwe. Umugabo witwa Randall Robinson niwe wayiyoboraga. Hari indi campaign yari ari kuyobora, Amerika yaragiye ikorera coup d'etat muri Haiti, bakurayo President Aristide. Noneho uwo Randall Robinson atangira campaign yo gusubizayo Aristide. Noneho birasakuza birakomera, ariko Amerika idashaka kumusubizayo. Noneho Bill Clinton aramubwira ati ahubwo rero wowe amuha ruswa, aramubwira ati turagushyira mu ndege ugende mu ndege ya perezida uyobore delegation ya Amerika izajya kwakira Mandela nasohoka muri prison, aho kugira ngo ukomeze nako naba perezida, aho kugira ngo ukomeze ugire ntuza iyi campaign yawe. Umuntu waje kubimubwira nyine yaramusohoye aramwirukana. Nuko bigeze aho nyine kubera iyo pression uwo Aristide baje kongera kumusubizayo. Nejo bundi barongeye bamukorera coup d'etat bamwirukana. Noneho mu gice cya Amerika muri Western Hemisphere, donc hari umurongo sinzi menyiciriye mu Bwongereza, iyo urenze buri muri West waba uri muri uruhande ka uri muri East, bamuciye muri West. Nanone campaign irazamuka yaratashye, hashize imyaka sinibuka iyo myaka. Ibyo byose no kubereka ko ibintu niyo yaba ari guverinoma ifite imbaraga nk'Amerika, umuntu ashobora gushyiraho pression kandi ukagera ku byishaka. Twebwe icyo dushaka ni impinduka, ntabwo ari ukuvuga ngo Kagame avuyeho hagiyeho undi muntu nawe ukora nka Kagame, cyangwa se w'umudiktateri ubundi bwoko, ariko udaha abanyarwanda ukwisanzura no kwihitiramo. Ariko kubera ko turi mu bino bihugu dutuyemo tutari mu Rwanda, turabibona ko impinduka ibyinshi bizaturuka mu Rwanda 90%. Ariko natwe 10% dukora rizatera imbaraga abari mu Rwanda, kubera ko iyo igihugu kidafite amafaranga, hari umuntu wigeze kuvuga ngo war criminal nikira
criminel de guerre ngo iyo umuhaye amafaranga arongera agakora izindi crime nyinshi. Donc ni ukuvuga ko izo mfashanyo zigabanutse kandi n'ubundi byaratangiye kuko muri bije y'umwaka utaha mu Rwanda ntabwo bimeze neza. Ubundi ntuza imfashanyo z'amahanga zari 40% ubu bimaze kugera menya bizaba nka 20%. Icyo gihe biragenda bikabashegesha ku buryo nabo babura za mbaraga bakoreshaga zo gukanga abantu. Ikindi navuga wenda cyabaye mu myaka ishize igihe u Rwanda rwateraga Kongo rwiyise M23, ndumva mubyibuka ni vuba aha, hari amaraporo yasohokaga avuga ukuntu nyine u Rwanda ruri kwantrena igisirikare cy'u Rwanda, abayobozi b'u Rwanda bakabarebe n'aba Kayonga n'aba Nziza bagiraga bantrenaga bagatanga ibikoresho bagatanga amafaranga. Hari nanuza n'amafoto yo kuri satellite yerekana inzira baciyemo n'amaguru baturuka mu Rwanda bajya muri ntuza muri za kaza M23, ariko u Rwanda rubihakana. Noneho ayo maraporo Amerika ishaka kwanga ko asohoka. Aho ngaho iri muri kampanye twakoze mu gihe cyashize, turorganiza abanyamerika aho bari hose n'abanyamakuru. Noneho dushyiraho presiyo, turakomeza turasunika ku buryo byageze aho noneho mu bantu bajyaga batubwira nyine uko bimeze cyangwa ibyo bagezeho, n'abambasaderi ba Amerika mu bindi bihugu bakajya batwandikira bavuga ati nanjye na telefonnye ndimo gushaka Susan Rice kugira ngo mubwire iyo raporo bayisohore, bashaka kunjyana kuri linye y'abantu basanzwe. Ndabyanga, ndababwira ni nanjye ndi umwambasaderi ngomba kumuvugisha nkamwibwirira. Donc ni ibintu bishoboka, nicyo nashaka kubabwira. Kandi hari za metode, wenda ndavuga ibibera muri Amerika, ariko ndakeka ni Burayi hano kubera ni hari Union Européenne, hari na guverinoma y'Ububirigi, bose batanga imfashanyo. Donc na ahantu umuntu ashobora gushyira pression. Ariko iyo ucecetse ntugire icyo uvuga, ntugire icyo babwira, wumva ko ibintu wumva ko nta kibazo. Niyo baba bari kubona ko hari ikibazo, nta cyo bibabwiye ko umwirabura uri hari yagenda agapfa, nta kintu bibabwiye keretse ugiye ukabirekrama. Utabirekramye hari umuhungu dukirana umupira uvuga amashoti yose udateye urayarata yose. Sinzi ni mu Cyongereza wenda mu Kinyarwanda ntibuvugitse neza, ariko iyo udateye ishoti mu izamu uburirase. Ni ngombwa ko abantu bagerageza mugatangira, donc tugahaguruka, izo pression zikajyaho ziri organize, zifite abaturage, zifite itangazamakuru n'ubundi buryo butandukanye kugira ngo iyo pression ibe ku isi hose, kuko na apartheid n'izindi n'ibindi byinshi byakandamizaga abantu, byicaga uburenganzira bw'ikiremwa muntu, byagiye birangira kubera pression yaturutse mu bihugu byinshi bitandukanye, ntabwo yagiye ituruka muri icyo gihugu mo imbere gusa. Ni icyo ngicyo nashaka kubagezaho. Murakoze. Urakoze Claude, koze cyane kuganiriza ukatubwira experience zawe zimwe na zimwe, kandi nkeka ko zishobora kudufasha mu gikorwa turimo. Umuntu ugiye tuganira none ni Abingeneye Natasha, aba hano mu Bubiligi, ngira ngo muramuzi, umukobwa nawe w'inkumi hano, urubyiruko nawe, kandi ukora akazi kenshi mu kureba uburyo ibintu byahinduka kandi aharanira les droits de l'homme mu Rwanda, akaba ari présidente wa Jambo ASBL. Merci. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous remercier à tous qui avez fait le déplacement. Au nom de Jambo ASBL, je suis vraiment honorée de pouvoir parler aujourd'hui parmi vous. Et merci d'être là. Alors, on m'a demandé de parler, je ne vais pas essayer en Kinyarwanda parce que ça vous fera plus mal qu'autre chose. Donc, je vais parler en français. Alors, on m'a demandé de la question de savoir ce que les Rwandais de l'intérieur peuvent attendre de nous qui nous trouvons à l'extérieur. Alors déjà, pour savoir ce qu'on peut faire, il faut comprendre le contexte dans lequel ils vivent. Ça fait, comme l'ont rappelé mes collègues, déjà 22 ans. 22 ans de violence physique, de tyrannie, d'un régime, une gestion d'un pays d'une façon tyrannique, totalitaire. Mais on en est aujourd'hui au point
ou dans la même foulée, lorsqu'il s'adresse notamment dernièrement aux étudiants, Mnitorero. Donc on va faire un discours très attractif, surtout pour la jeunesse. Donc on va parler de termes qui rappellent l'autodétermination, on va parler de choses telles que l'unité, la responsabilité collective mais aussi individuelle, donc des choses qui sont très pures d'ailleurs. Mais dans le même discours, il va rappeler que voilà, si quelqu'un s'ose à dépasser une certaine ligne, eh ben, qu'il n'hésiterait pas à tuer. Pire encore, il se fait applaudir, comme l'a dit Claude. Mais qu'est-ce qu'on transmet comme message? Le message qui est répété sans cesse depuis toutes ces années veut dire tout va bien tant qu'on est d'accord. Ne viens pas challenger ce que je suis en train de te dire. À partir de ce moment, 22 ans durant, ce message qui est répété encore et encore, mais les Rwandais qui se trouvent aujourd'hui à l'intérieur du pays, dans une certaine incapacité qu'on peut d'ailleurs comprendre, à faire des actions qu'on attendrait protestation plutôt, voilà. Parce que nul ne sait ce qu'on ferait à leur place. On ne sait pas jusqu'où notre conviction nous mènerait si on était à leur place. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut faire? Vu que nous sommes à l'extérieur, nous avons cette chance d'habiter dans des pays qui, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont régis par des lois qui nous protègent quand même. À nous maintenant de parler à leur place. Lorsque nous constatons des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, lorsque nous voyons des assassinats, des voix qui sont muselées, des disparitions forcées, des cas extrêmes que nous regrettons, aujourd'hui, ça devient presque criminel de regretter cela seulement au sein de son salon. Parce que c'est vrai, c'est consternant, c'est malheureux. Mais le fait de le dire entre nous n'apporte en rien un soutien à nos frères et sœurs qui sont restés au pays, qui y sont encore. Lorsqu'on s'inscrit dans une démarche de changement, la première chose à faire, c'est d'agir. Donc, on ne demande pas à tous de faire des actions extraordinaires, mais d'agir dans la mesure de son possible. Par exemple, si l'on voit un article qui parle de ce qui est en train de se faire, de ce qui dénonce une situation, le fait de le partager, le fait de le liker, de le mettre sur sa page, permet à nos frères qui se trouvent au Rwanda de voir qu'on pense encore à eux, de voir que ce combat, que nous sommes encore inquiétés, que nous sommes encore concernés par ce qui s'y passe. On a également voulu aborder les outils qu'on peut utiliser dans ce fait. Il y a les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont accessibles à tous. Lorsque je publie quelque chose sur ma page privée à moi, c'est mon mur. Malheureusement, aujourd'hui au Rwanda, on est face à une situation où même les personnes, dans leurs sphères les plus intimes, ne se font pas confiance. Ils osent presque pas s'exprimer même entre mari et femme. Alors de là à leur demander, eux, de partager des choses ou de liker ou d'écrire, c'est peut-être trop demandé. En revanche, lorsque vous êtes amis sur Facebook, vous ne leur demandez pas de poser acte, mais lorsque vous-même partagez quelque chose, vous leur donnez accès aux actions qui sont en train d'être faites. Au moins, ils sont mis au courant de ce qui est en train d'être fait. Par ailleurs, le plus important étant de donner le message que nous ne les avons pas oubliés, que nous sommes encore concernés par ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vrai, 22 ans, c'est long. 22 ans, on peut être passé à autre chose. Il y a l'intégration, etc. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie privée à construire. Mais lorsque on est dans une démarche de changement, lorsqu'on arrête de simplement regretter, mais qu'on veut y faire quelque chose, c'est important d'agir dans la mesure de ses moyens, et surtout de faire un effort pour que ce qui est en train d'être fait parvienne aussi à nos compatriotes. Alors comment agir? Déjà le fait de répondre présent à des initiatives diverses, telles que celle-ci aujourd'hui, le fait d'aller à une campagne, le fait de faire un don lorsqu'on n'est pas capable soi-même de faire action, faire un don. Par exemple, pour la plateforme SOS Réfugiés, qui s'occupe de nos réfugiés qui sont abandonnés dans les forêts du Congo. Lire, s'instruire, partager une information, peut-être interpeller. Ça, c'est l'étape suivante. Et lorsqu'on est plutôt dans la démarche d'interpellation, il y a un outil qui est libre d'accès aujourd'hui, qui est Twitter. Twitter est un outil très puissant, dans ce sens où il permet l'interpellation directe de la personne à qui on veut adresser un message. Le peuple,
mandatent nos dirigeants pour qu'ils prennent action à notre place. Mais lorsque ces mêmes dirigeants font des choses qui sont peut-être discutables, dont on n'est pas d'accord, parce qu'effectivement, vous donnez un mandat durant une certaine période, mais lorsqu'on pose une politique qui va à l'encontre de ce que vous croyez, c'est tout à fait votre droit de demander des comptes. D'ailleurs, M. Kagame lui-même a parlé de accountability, responsabilité. Donc il est tout à fait de mon droit d'aller demander ce qui est en train d'être fait en mon nom. Twitter me permet en tout cas aujourd'hui, de le faire directement. Alors certes, on peut vous ignorer, on peut ne pas vous répondre, on peut vous bloquer. Au pire des cas, il y a une arme très puissante, I will block you. Et lorsqu'on vous bloque, tout simplement, vous n'avez plus accès au mur de la personne. Seulement la personne à qui vous vous adressez, qui refuse de vous répondre une fois, qui refuse d'entamer le dialogue avec d'autres personnes, 2, 3, 4, 5 personnes, au final, ce n'est pas vous qui interpellez, qui êtes mis en cause, mais c'est plutôt la personne qui refuse le dialogue, qui fait preuve de non-ouverture. Donc à ce moment-là, lorsque vous avez été mandaté par le peuple pour agir et pour réfléchir et pour décider en son nom, mais lorsque vous refusez de donner des comptes, c'est vous qui vous exposez au bâton retour du peuple. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ce qui est important, pour le rappeler encore une fois, c'est d'agir, parce qu'en agissant, lorsqu'on est plusieurs, on fait la portée du message augmente. Et pour donner un exemple, on a parlé des printemps arabes, on est en 2016, on est dans les temps, les printemps arabes, tout s'est fait sur Internet. Nous avons la chance d'avoir accès à tous ces outils-là. Ce qui est regrettable, c'est lorsque justement il y a des actions qui sont faites et qu'on se retrouve à nous ne pas porter ce message-là. Ce qui se passe très souvent sur Twitter, c'est des attaques qui sont coordonnées. Mais ces attaques peuvent faire très mal, c'est vrai. Il n'y a pas de règle de jeu, il y a des personnes qui ignorent tout du minimum de respect à avoir, donc ils vont très très loin, parce que souvent sous des pseudonymes, souvent sous des comptes cachés, et qui s'organisent en fait. Ils s'organisent pourquoi? Pour casser toute tentative légitime de demander des explications, d'interpeller tel ou tel. Et donc, ils se trouvent très souvent en surnombre, plutôt, alors que nous sommes beaucoup, à poser une certaine question, à partager une protestation, à partager un certain dépit par rapport à une action. Mais lorsqu'on le revendique sur Twitter, et la campagne de désorganisation qui s'organise, c'est très regrettable lorsque nous nous trouvons en minorité. Le message que ça donne, c'est qu'effectivement, il n'y a que Claude, Peter, René, je ne sais pas, 2, 3 personnes qui demandent quelque chose. Mais lorsque nous sommes des dizaines, lorsque nous devenons des centaines, lorsque nous sommes des milliers à demander et à réclamer, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour nous ignorer? Ils ne peuvent pas. C'est à nous d'agir, de ne pas laisser cet espace vide. Parce qu'un espace que vous laissez vide va se remplir par autre chose. Et cette désinformation, il y a des campagnes de désinformation qui se mettent en place pour empêcher, peu importe, un activiste, un politicien ou une personne concernée à amener son message. Alors un troisième volet sur lequel il m'a été demandé d'intervenir, c'était la collaboration des organisations de la société civile. Nous, au sein de Jimbo, nous sommes intimement convaincus que c'est plus que crucial d'ailleurs, que c'est très important. La campagne Amahoro Iwachu en est un bel exemple. Ce sont plusieurs organisations avec leur identité propre, leur diversité et leurs missions diverses qui se retrouvent à un moment avec un objectif commun. Quoi de plus normal que de mettre les forces ensemble pour atteindre cet objectif? Lorsque nous sommes tous, on partage la même réalité, il y a la vie professionnelle, il y a la vie privée, il y a tout plein de choses qui peuvent venir empêcher. Lorsque vous êtes dans une démarche de changement, dans une démarche d'engagement, de détermination, ça prend également du temps qui peut empiéter sur d'autres choses. Mais lorsqu'on peut partager ce temps, ces ressources, ces moyens financiers, on amortit un petit peu le coût que peut prendre en tout cas cette démarche-là. On a parlé également d'attaque. Lorsqu'une voix dissonante
s'élève pour parler de ce qui se passe chez nous, très rapidement, vous êtes attaqué, soit de façon personnelle. Nous avons récemment été comparés à des enfants de Himmler et Goebbels. Ça peut faire très mal lorsque vous êtes seul à devoir faire face à cela. Mais lorsque vous êtes plusieurs, lorsque vous devez réagir, par exemple, en termes juridiques, le fait d'être ensemble, le fait de partager cela, ne serait-ce que le fait de se sentir soutenu, est très important. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas s'essouffler. Il ne faut pas abandonner avant qu'on arrive à ce changement. Alors le message que j'ai envie d'adresser aujourd'hui à tous, c'est vraiment de surmonter sa peur. Parce que la peur que nous pouvons ressentir en étant aujourd'hui à l'extérieur, imaginez-vous ce que ressentent nos frères et sœurs qui se trouvent à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup Natasha. Mu kinyarwanda bavuga ngo ujya gutera uburezi bw'ibanze harya nanze kubwibanza kuko dufite abo dufatanije iyi gahunda. Ngewe icyo ngira ngo mvuge nonaha umwanya wanjye wo kubaganirira nanjye nuko bagenzi banjye bavuga ati Freddy nawe ushobora kugira icyo tubwira ukabwira abantu baje kutwumva. Niki dushobora gukora kirushaho nkuko abandi babivuze twe turi hanze kugira ngo twe influence revolution mu Rwanda kuko birakenewe. Niki twe twakora kugira ngo tu influence. Ejo bundi umuntu yarambwiye ati ndi kumubwira nti yaje arambwira ati musigaye mukora akazi mbese muzaducyura ryari. Ndamubwira nta mugabo ucyura undi. Nta mugabo ucyura undi kandi n'umugore abibwiye undi nawe yagombye kumubwira atyo. Kubera iki? None se hari umugore ucyura undi? Ntawubaho. Oya urumva niki twakora? Hari byinshi twakora nkuko bagenzi banjye babivuze. Hari no kubwira ati ibintu byanda ndabishyigikira rwose ndabwira nti oya kubishyigikira ntabwo ari ukubivuga gusa. Gira icyo ukora. Ntabwo wenda ufite uburyo bwo kujya imbere y'abantu ngo uvuge, ntabwo ufite uburyo bwo kujya kuri radio ngo uvuge, ntabwo ufite uburyo bwo kwandika, ariko hari akantu gato cyane kubera ko revolution mu Rwanda irashobora kandi yaratangiye. Sinzi aho mureba amakuru yo mu Rwanda nk'ejo bundi sinjye bivuga nge mba muri Canada, ariko amakuru yo mu Rwanda turayakurikira. Ejo bundi i Nyamirambo abaturage bashyize amabuye mu muhanda, bafunga umuhanda kubera ko amezi no 10 badahembwa. Mutekereze mu gihugu nk'u Rwanda aho umuturage ubu ashobora guhaguruka akagenda agashyira bariyeri mu muhanda ati ntabwo mpembwa. Amakuru mu Rwanda arasohoka batubwira ati hari abarimu 1000 batagihembwa bamaze imyaka amezi 11 badahembwa. Kandi hagati aho leta igafata amafaranga y'igihugu ikayashora kuri buruse muri Amerika bakayihereza miliyoni 100 ikubaka Kagame Convention Center. Umunyarwanda arababaye. Ikintu cya mbere twagombye gukora no gushirika ubwoba nkuko bagenzi banjye bivuze. Shirika ubwoba ahuri, shira impumu, shira umususu, hanyuma weme kandi nushyigikiye ubwo butegetsi. Hari igihe umuntu avuga ati ubutegetsi bwica abanyarwanda, abantu bakavuga ngo reka da ngo ariko ngiye mwabivugiye, ariko si umukuru w'igihugu koko byibuze mwubahira ko ari umukuru. Nanjye ubwanjye Kagame mwubahira ko ari umukuru w'igihugu, ategeka igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, ntabwo icyo cyubahiro na kimwe. Ariko niba ari umutegetsi w'igihugu akajya kuri radio akavuga ati nakwica da niko, hanyuma abantu bagakoma amashyi. Ikimbabaza ni kimwe, nuko byibuze nkuko bagenzi babivuze uvukoma amashyi bari kumwaho no kubera ubwoba. Ariko se mwoka byaramwe umunyarwanda utinyuka agakoma amashyi ari muri Canada cyangwa ari Buruseli cyangwa ari muri Amerika, harabumubwira nti urakoma amashyi, ese ubundi wagiye mu Rwanda ukajya kuyakomeraho nk'abandi urakora iki hanze? Genda uyakomereyo nawe. Atereka date aturabizi wowe ati nzanyakomera ati n'ubundi no kugira ngo mbone uko nzabona itiki njyanayo.
urugero nabaha rundi ni y'ukuntu mu Rwanda bimeze nabi nuko ubushize nigeze kubivuga nganira n'umuntu ngiye nkunda guhura n'abantu tukaganira ngira n'intega metro Montreal mbona abantu bambaye neza basa neza rwose bambaye amakabutura bafite n'amakarita batembera ndavuga ntabangaba ko Abanyarwanda turamenyana ndavuga ntabangaba bashobora kuba ari abantu dusangiye igihugu ndinjira ndabasuhuza ariko nanjye ntabwo nababwiye Ikinyarwanda nababwiye Icyongereza ndavuga hello how are you kugira ngo nkere confusion baravuga ati n'umunyamahanga ngira ngo tuganire mbabaza uko mu Rwanda bimeze nanjye numva bavuga Ikinyarwanda ngeze aho ndabigena ndavuga nti hey you know what you're from Rwanda again your country has been nominated so many times to be the best igihugu cyanyu barakivuga mu makuru ko ari igihugu cya mbere gikomeye muri Afrika gitera imbere tuganire gatoya barambwira ati warubizi n'ikindi ati byo nibyo bavuga ubwo ariko nabibabajije kubera ko numvaga umwe yiplenya avuga ati iyi misoro iramaze mfite ibintu bimaze igihe muri Majerwa iki yabari abantu batumereye nabi umugabo arandira ambwira ati uzi umuntu witwa Pablo Escobar hano hari umuntu muzi Pablo Escobar ni umuntu w'igihangange kera wacuruzaga ibiyobyabwenge yica abantu ati u Rwanda ureba hariya twavuganaga mu Cyongereza ntabwo bigeze umenya ko ndi Umunyarwanda bati niba uzi Pablo Escobar ati niko turi murumva ko bibabaje twakora ikirengo kintu kivanyeho ikintu cya mbere dushirika ubwoba dushobore guhagarara ibyo kuvuga ngo yewe n'inkora ibi barambona barantera ubwoba ariko ni mu bikora muri babiri muri batatu muri buko twicaye aha ubu tumanutse hano nayo twanabiteganije uyu munsi twabuze tuti turaganira n'abantu kuki se tutafata umuhanda ngo tumanuke n'urwo ruhushya twararwatse dore murayibonye iriya pankare dufite hari tujye mu muhanda tuvuge ko twebwe nk'Abanyarwanda rwose icyo twifuza ari uko ibintu bihinduka kuko iyo muri benshi bibaha ingufu nkuko Mutabaruka yavuze ati turi benshi birashoboka umwe akozaka undi agakoraka tugashyira ingufu hamwe Natasha yabikomoje aravuga ati ushobora kwandika email ushobora kwandika ugapartage njyewe icyo nabwira abantu amakuru tubona nkayo yose tubona abantu bafunga imihanda aho kugira ngo tuyarebe tubikore kumwe dusanzwe tubimenyereye tugende twicare mu nzu tubiganirire dusangira ikirahuri gusa ahubwo yafate uyabonye kuri email yoherereze Claude yoherereze uriya uyabonye kuri Facebook yasakaze hose cyane n'abazungu bari hano batanga amataxi yabo bimenye gutyo tuzafasha abantu kugira hari ikindi kibazo abantu bakorekezo ati ese ko mwivuga ngo iyo revolution abantu mu Rwanda byashoboka bite kumubona bafunze babikora bate abantu mu Rwanda kuko revolution ntishobora kubaho idatangire mu gihugu imbere ariko bazabikora kuko babona ko natwe dufite icyo dukora hanze twebwe turi mu bihugu biduha liberté twebwe ubwacu nitugira icyo dukora hanze tukajya mu muhanda tukandika tukavuga ibibazo tukabibwira abantu Abanyarwanda bariya mubona umwe babiri batatu bane bafunga imihanda Umunyarwanda ubu ngubu ubona kuri radio agenda akavuga ati n'ubundi twarapfuye bazaturasa kandi barabivuga ejo bazaba babiri batatu bane batanu ejo bundi babigihumbi kandi birakenewe kuko nibidakorwa cyane muri iyi minsi iza tuzaba twemereye Abanyarwanda ko turi bigwari kandi ari twe hanze amaso noneho ubutegetsi bubi bukomeze bakandamize bukomeze gutera ubwoba kandi bitagombaga na Kagame noneho abe empereur murakoze ndagira ngo mu gusoza mpe ijambo René Mugenzi hanyuma tubonereho umwanya wo kuza kuganira twisanzure murakoze njyewe nk'uko bivuze ngiye gusoza ariko bampaye akazi gakomeye cyane kuko bose bavuze ibintu byose twagomba kuvuga ngiye basabye ngo ngende sa nk'ubisubiramo bishyiraho akarangi n'ibindi bintu byaba byibagiwe ndebe ko nabishyiraho cyane ibyo mvuga ngenda njya muri pratique
Peter yavuze ati mu mwaka wa 2017 mu Rwanda agomba kuba revolution. Gatebuka aravuga ati ibyo bintu birashoboka. Na Natasha akavuga ati twese hamwe ni ibintu bishoboka. Na Fred akavuga ati dore baratangiye buhoro buhoro, mwabonye ukuntu byagiye bigenda buhoro buhoro. Ubwo rero nibyo ngirangiza ngo mbishyire hamwe ndebe ukuntu noneho mu byumve neza bibe clair. Ibyo bintu kuko birashoboka nibyo ngira ngo tuganire. Reka tubanze tureba ahandi hantu ukuntu byagiye biba. Muribuka muri Burkina Faso, Blaise Compaoré mwabonye ukuntu byagenze, yafashe ubutegetsi yica Sankara, abaturage baramukurikira bamuha amashyi, ayobora kiriya gihugu rwose aziko abantu bamukunda. Yahamagaraga abantu kuri stade bakaza bakuzura, bagendaga bambaye imipira imwe yanditse iriho umutwe we. Ni ibyo ahantu hose amadarapo yose yuzuye ahantu hose, bamwiga mu ishuri ko igihugu yakoze development. Umunsi umwe avuga ati reka none nongere manda. Abaturage nubwo bari bagafite ku mutima ntago babimwerekaga, bavuga ati no urakabije. Abantu b'abaturage basanzwe batari n'abanyapolitike, kuko abanyapolitike ngo byaranabatunguye, basanzwe bavuze ati ntibishoboka, bajya mu muhanda. Aho ngaho bagiye mu muhanda bari bazi ko polisi igiye kuza ikahita ibarasa. Bageze mu muhanda bavuga ati ntibishoboka, biteguye kwirukanka, barebye inyuma basanga undi muturanye yaje n'undi yaje, bagenda buzura. Polisi ije kurasa, ibonamo abapolisi, babonamo mama we, babonamo murumuna we, babona abana babo, babona ababyara. Wabarasa abo bantu? Ahubwo polisi rimwe akajya agenda asubira inyuma, akagenda akuramo imyenda, akajya muri iyo nzira, akajya asanga n'abandi. Ababitangiye mbere ntabwo barasubiza kugenda gutyo. Mwabonye ukuntu yasohotse yirukanka, mwabonye amavideo ukuntu yasohotse yirukanka agasohoka mu gihugu, nawe byamuyoye. Abanyapolitike uko bumvaga ntabwo bari pre, bavuga ati bigenze gute, twiyorganize gute. Abaturage bahise bafasha, noneho babona ikintu bari bafite ku mutima bakigeraho, babona urubuga rwa politike bari bamaze igihe bafite ku mutima batarwerekana, bashaka n'ubwo kwishyira kwizana babakugezeho. Muri Djibouti bahavuze Mubarak yari afite ubutegetsi bukomeye, afite ingabo za mbere muri Afurika zifite budget nini kurusha izindi ngabo zose muri Afurika, ibikoresho bya gisirikare bikomeye kurusha ibindi byose bya muri Afurika. Ukuba ashyigikiwe n'ibihugu by'ibihangange, abanyamerika bashyigikiye Mubarak hamwe na Israel. Amafaranga bamuhaga babivuze, afite budget ya miliyari 2 z'amadolari buri mwaka ijya directement mu gisirikare. Rimwe nako byagenze nka kuriya, abaturage bajya mu muhanda, bwa mbere batangira kubarasa, ariko nanone biba gutyo. Babasirikare basanga uwo barasa ni nyina, ni mwene wabo, ni n'abana babo, nabo barabireka bati ntabwo tubarasa, ni mukora ibyo mushaka. Abanyamerika bari bashyigikiye Mubarak, bati karabaye. No Mubarak barebye bavuga ko abaturage bahagurutse, abanyamerika baba ngombwa ko bemera ijwi ry'abaturage. Bya bindi rero ubwo najya ngo nansubiza ibintu abantu no kuvuga ngo ngure yashyikiwe n'abazungu, yashyikiwe n'ibihugu bitandukanye, abaturage muhagurutse mukabisaba, nabo barahinduka bakurikira abajya inyuma y'abaturage. Muri Tunisia muribuka abantu mu Rwanda bita muzi abantu mu Rwanda bita abazunguzayi. Ni umuzunguzayi wakoze revolution, watangiye revolution muri Tunisia. Umuhungu nibagiwe izina rye, yarari kwicururiza agakarito cye cyangwa tunigurishaga dutuma abaho. Abantu bameze nka Roko Defense baraza baramukubita, barabimumenesha, bamaze bamumenesha nanone kandi afite ubuzima bubi, inzara yaramwisha, avuga tuse nzabaho gute, nta kazi mumpa, nta mashuri mumpa, nzabaho gute. Ararakara aravuga ati nta na hano sigaye ubuno butegetsi, aritwika. Abandi bazunguzaye bagenzi baravuga bati ntibishoboka, aka ngaka mumbabarire, ubwo bati ntibishoboka, barahagurutse, n'undi barahagurutse. Mwabonye ukuntu byamugende Benari yakijijwe n'amaguru bihuye kuri umwana w'umuzunguzayi. Ubwo rero ibyo bintu rero ubutegetsi bwose twavuze bwari bukomeye, bwari bufite budget zinini, bafite ingabo zikomeye kuruta zira na economy zikomeye kuruta zira z'u Rwanda. Ibyo rero kandi abanyarwanda ntabwo ari abantu bari
batandukanye n'abandi bavuga ngo abantu bo muri Burkina Faso cyangwa abantu bo muri Nuze n'abantu dutandukanye twese turi bamwe dufite icyo aspirations zimwe icyo dushaka kugeraho kimwe twese turi abantu uvuga ko nabyo bishoboka ariko icyo kintu urebye ibyo bintu byose byagiye biba no mu bindi bihugu byinshi ukareba histoire usanga hari ibintu bibiri byatumye drive ni ikira no drive yabo umuntu ushindimi yambwira uko bivuga moteri ni moteri yabiteye ari ibintu bibiri hano na hano ariko iyo mpamvu akenshi bitinde abantu ari hano habagenzura birapfa bigatinda bikaba nabi ariko ari hano na hano no kuvuga hano kuba abantu bafite umutima wo gucaringa nanone ndongeye umutima kumva niba mugenzi wawe ababaye utasho kwemera cyangwa arenganye wumva ko udashaka ko mugenzi wawe ababaye arengana ukumva ko utabishyigikiye aho kugira ngo mugenzi wawe abari avuga ati nibye nge ntago bindeba ubwo afite ibibazo n'ubutegetsi nge ntago bindeba ukumva ko kandi nanone ikindi kintu hano ugomba gutekereza neza action nyayo ishoboka ni yihe wayikora gute niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga bati nkurikije example navuze abantu benshi bakunda kuvuga bati mu butegetsi nka buriya mufite abasirikare 200 bufite ibiki burasa abantu n'ibiki ntago abantu bashobora kubukuraho badakoresheje ingufu ibyo bintu rwose gukora ubutegetsi ukoresheje ingufu ni ibintu ntago nari ingufu nk'iza amasaso n'ibiki ni ibintu n'ahantu hose byakozwe nta na hamwe byigeze niyo byaresise hajya guzindi dictature n'ibiki ni ibintu byo ni weakness kuko biroroshye gukuraho gusubiza ubutegetsi ba nyirabwo ari bwo baturage bakoresheje umutima no gutekereza neza n'ubwenge birakunda nk'uko byagiye bibaho hano hose ruguru nta ngufu zikenewe hakenewe determination n'urukundo rwinshi mu bantu byose ibyo bintu ni ibintu byoroshye rwose kugira ngo bibe noneho rero turavuze ko birashoboka noneho gute none dictatorship ubutegetsi bukandamiza abaturage bo buhagaze kugira ngo buvemo ugomba gukuraho ibintu biba buhagazeho ibyo bihagazeho ni ibintu bitatu cyane hari gushyigikirwa nande abaturage bo ariko manze mbivuzwe byombi ari gushyigikira ubushobozi no kuvuga ibintu by'amafaranga bakoresha hamwe na system no kuvuga y'ubutegetsi abasirikare na police ibyo bintu rero ni ibyo akenshi usanga ubutegetsi buhagazeho ugushyigikirwa rero akenshi usanga bushyigikiwe n'abaturage nako babwereka ko bushyigikiwe n'abandi bantu bose babukorera akenshi abantu babikora kubera ubwoba ubwo bwoba rero ubashije kubabwira ko wowe utatinya akenshi bayikoresha ubwoba ubashije kwereka ko udatinya abo bantu ibyo bintu ubutegetsi bukora nabo iyo babona udafite ubwoba nabo bavuga ati ko babandi badakanganye ntago bakakanganye uriya se kuki arabahangara mwumvishije abaje kare kandi iyo utagize ubwoba nabo bagira ubwoba mwumvishije abaje kare ikiganiro twagiranye kuri radio na Kagame kumubaza bongeye nk'umuturage usanzwe ntabwo ndi umusirikare cyangwa umutegetsi cyangwa ikindi kintu cyamukanga kumubaza umuntu umuyobozi ikibazo kiri simple akarakara arakara agafata mikoro akayikubita hasi niko byagenze icyo gihe muri studio umva ko umuntu ni umuntu uri faible ntabwo ari umuntu w'umutegetsi yagombye gukora deba mu gacaranjiga ariko ntabwo abishoboye ibyo bintu ubwo nizi twa action dutoya bishobora kwerekana ko ntabwo ari ngombwa kugira ubwoba kuko iyo utagize ubwoba n'abandi babona ko bya bindi batinyaga nibaringa ubwo rero ibyo bintu bya bintu bitatu navuze ubutegetsi buba buhagazeho kugira ngo igikurikiyeho ni ubukungu ubutegetsi bukoresha amafaranga bwishyura abantu bwishyura
mu gisirikare bagaha abantu bakigisha abantu ubugome byose bakoresha amafaranga. Icyo gihe rero mukora uko bushoboye byose kugira ngo iyo mubigabanyije amafaranga agera ku butegetsi nabwo ibyo bakora bibi by'ubugome biragabanuka. Mbaho urugero uko bagenzi banjye babivuze, ubu ngubu muri budget mwarabibonye leta y'u Rwanda biranditse kuri ntabwo ari ibintu twahimbye, ni ibintu leta y'u Rwanda muri budget birimo imfashanyo bari bafite muri budget bafite imfashanyo ya miliyoni ya 44% byari imfashanyo. Ubu ngubu nta mafaranga bafite 24 nimba bashoka kubimenshi bazobona nka 29. Kubera iki? Kubera ko habaye les actions hanze z'abantu bakandika bagakurikirana. Nkanjye mba mu Bwongereza, ariko mbaye nk'urugero, Ubwongereza byari igihugu cya mbere cyatanga amafaranga ajya muri budget national y'igihugu. Amafaranga angayo niyo mabi cyane, ajya muri budget national n'amafaranga igihugu gikoresha icyo gishatse barayaguha ngo ujya gukora icyo gihe. Ayo mafaranga rero niyo bakoresha bya bindi by'ubugizi bwa nabi. Ayo mafaranga yose barayahagaritse kubera nta na rimwe rijya muri budget rwo. Niyo mpamvu iyo budget imeze gutya hari ibibazo. Icyo gihe amafaranga bakoresha ibyo babonye yose, iyo atabonetse bya bintu byo kwica abantu byo kugira gutya biragabanuka. Nimba bari zica abantu nk'ijana bari kohereza kuko birabahenda, gwenda nabyo turabivuga biragabanuka. Icyo gihe urumva ko ikindi kintu gishoboka ubumva ko ubwo ni action yo kujyana yo guhagarika imfashanyo. No muri Amerika Claude yabivuze nahangaha, donc hari za action dutoya mushobora gukora mukerekana ko amafaranga adakoreshwa neza bakayagabanya. Bagabanya rero ubutegetsi buba faible kugira ngo bikomeze ibyo bikorwa by'ubugome. Ikibazo cya system no gukomeza izo nzego zabo zikora ibintu bibi mukabikurikirana, abantu bafunze, abantu barengana, utwo tuntu twose mukagenda mutwandika, bituma n'abarimo bagira ubwoba ati ibintu byacu turi gukora bizamenyekana. Reka mbabwire utuntu duke twagiye ibikorwa byajyo hirya no hino byafashije dukorwa tworoshye abantu individual. Nicyo kintu dushaka kugeraho kugira ngo tubereka en general yuko ntabwo ari ngombwa ko abantu bagomba gukora imikino muri association. We ku giti cyawe ushobora gukora akantu gatoya gakontribuwa muri ibyo bintu byose. Nk'ibikorwa byabaye nko muri Amerika, Claude yabivuze, hari raporo ya M23 ituma u Rwanda barukoreza mbarwa. Icyo gihe raporo ya M23 bari bagiye guhagarika, bari bagiye kwihagarika gusohoka muri Amerika, bishyira hamwe barahaguruka irasohoka. Hari mapping report nayo bari bagiye, nubwo bagezo barahindura ko bari bagiye kwihindura cyane uko yari meze. Abantu barahaguruka barandika bavugana n'abadepite babo. Mapping report irasohoka, ntabwo yasohotse nk'uko yari imeze mbere, ariko yasohotse ifite ibintu twari dukenewe ko bisohoka kugira ngo amahanga amenyekane. Hari mwabonye BBC yitwa Untold Story ya film. Byatewe n'iki? Abantu benshi bandika nka Jambo n'abandi bantu bose ku giti cyabo bakora za article. Abantu bari kureba ko gatese ko ari ibintu turi gusoma kuri internet kututabizi, none bagakora recherche nyinshi bagasanga ari ibintu bitigeze bisohoka muri media, bati ibintu usko tubaye surpris. Kandi ubwo harize bwa article butoya ba Paraside cyangwa Brave cyangwa Natasha bandikaga n'abandi bantu hozo mu bindi bihugu bakavuga ati biswe ibintu kuko ari ibyo, none ibintu ko tutabizi bakora recherche bakabona information nyinshi, bati reka dukore documentaire, bagatangira bakamona pour izo information. Umva ko hari cyo gukora kantu utazi impact cyo gukora, nyuma ugasanga biragize. Nk'iya filime yagize akamaro kanini cyane. Ikindi hari par exemple ikindi cya Kagame Oklahoma muri 2010 hari habaye abantu bishyize, abantu bake batagize nk'ubu batatu bishyize hamwe bajya bajya mu rubanza bakugira ngo bamufate kubyerekeye guhanura indege. Ntabwo abanyamerika babikurikiranye, ariko byamugizeho effect, byamugize ubwo bituma bitekereza ati bino bintu uko bizankora uburyo yasohotse bamuzana icyo gipapuro muri salle, yasohotse yirukanka aca mu inyuma. Claude yari ahari, wenda ababishaka wenda za kubasobanuraho nyuma.
hari irondere Karenzi Karaki yaraje ahasanzwe haza buhoro buhoro nyuma aza abantu batarengeje babiri batatu barabyiga bavuga turi muntu ko ari za mandate ariko cyo bafata bakoreza action arafatwa arafungurwa ntabwo important ntabwo ari uko ntabwo avuga ko yafunguye kubera yuko ngo igikorwa cyapfuye no kuba gufungura biha message abandi bantu b'abanyabugome nk'umuntu bashobora gutuma kamashobora gutuma umuntu ngo cyangwa mujye gukora ibintu bikuvuga ati nanjye bazamfate nka Karake bituma abantu ni individual abantu bagira imitima bagira ubwoba buriya hari ife ikomeye kuri capacity yabo yo gukomeza kwica abantu byavuze ati bino bintu uko bizadukoraho injuru niyo mpamvu mu byumweru bibiri bishize ibingira yaje mu Bwongereza buhoro baraceceka none barabyanika ngo bingira ariko umenya barabyanditse ariko rero Paul asubirayo hari umuntu wahoza ansetsa ngo ashobora kuba yaranyereye kuri escalier ngo yiruka no babyebuze kubera yagiye none umva ko bantu dutinya bantu birirwa bisha abantu bose basigaye baratitira utu tuntu ni ngombwa donc ayo abantu babonye izo efe ziri efe zibakoraho nuko bituma nabo batinya cyangwa bagabanyura ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ikindi kintu kigaragaza ko ko bagize ubwoba utwo twa action dutoya tubatera ubwoba bituma na za action mbi zabo zigabanuka. Nabaho urugero nka muza kuri Twitter abantu benshi bandika hagira uzandike Kagame azandike nk'ikintu wenda umusubize wenda umubaza cyangwa wenda utabyemera uzareba ukuntu bizakugendekera azeta kubloka. Nta mu president numwe kwisi abaperezida bose bari kuri Twitter numwe niyo umubajije cyangwa umucaranye utemera ibyo avuga akubloka aragusubiza cyangwa kugucarenjinga mu kadeba bo kubera ubwoba ahita kubloka itabwira n'abana be bose baketa bagora n'izindi service za leta. Bo benshi muri mwe bari kuri Twitter hano benshi tuziranyeho baratuborotse uva ko ntabwo umuntu w'umuperezida kuki afite ubwoba bwo kuganira cyangwa kugirana deba n'abaturage cyangwa biriya bintu byo kuvuga akavuga ngo ngo noneho ngo mujye ngo bimwe bavuze kare ngo mwica abantu uravuga ko uzica abantu kandi ushaka kwica abantu kandi igihugu cyawe kidafite mu mategeko yacyo byo kwica abantu bitari mu bihano ugahaguruka ukakivuga ibyo ni ibikisa n'ubwoba ni muri make no guta umutwe. Donc abantu babafitiwe bari abantu ubwoba nimureba neza ni uwicaye mugasesengura muzasanga ubwoba bwinshi buhari abantu bafite ubwinshi ari baringa abantu bagiye bibashiramo bahagaguruka bakavuga bakerekana ko ntabwo bafite ibyo bintu bikagenda bimera nka tukanduzanya ibyo bintu byo kutagira ubwoba. Icyo gihe bimwe Peter yavuze Natasha cyangwa Gatebuke na Fred bavuze birashoboka. Murakoze. Urakoze René ku kiganiro tugiriye. Je voudrais juste brièvement, parce que je sais bien que probablement il y a des jeunes qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, faire un bref résumé de ce que René nous a dit. Donc René, comme il a dit, c'est que il est possible de combattre la peur qui règne en nous, et c'est une des choses qui va aussi nous aider à faire à ce que on ait l'impact sur le changement au Rwanda. Comme il l'a dit, c'est que les pouvoirs dictatoriaux, comme celui du Rwanda, se basent sur trois choses. Il y a leur système militaire, l'argent qu'ils ont, et aussi, c'est quoi le troisième point, c'était quoi encore? Donc, l'argent, c'est ça, l'argent, le pouvoir militaire et policier, et puis aussi le système lui-même. Et comme il dit par exemple dans le cas du Rwanda, on sait très bien que le Rwanda, 44% du budget du Rwanda était composé par les aides internationaux, mais jusqu'à date, vu les actions que les gens ont fait individuellement,
Actuellement, le Rwanda, si on va sur le budget, c'est bien inscrit et écrit sur le site du gouvernement rwandais, qui vont, je pense, ils vont se recevoir, comme il l'a dit, 24% à peu près, ou même s'ils en auraient plus, c'est 29% qu'ils peuvent recevoir dans leur prochain budget. Donc, ce qui aide, et cela aidera aussi à ce que ils ne peuvent plus investir beaucoup d'argent comme ils veulent, par exemple dans des actions d'intimidation, de criminalité qu'ils ont toujours utilisées pour intimider les gens. Donc ça c'est une des choses. Et puis comme il disait, donc ces actions, par exemple, il y a des associations qui l'ont faites, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe, des gens qui ont écrit individuellement ou certaines associations pour parler de ce qui se passe réellement dans notre pays, le Rwanda, et ce qui a fait que certains gouvernements occidentaux ont changé leur façon de collaborer avec le Rwanda. Il a donné un exemple sur, par exemple, le documentaire que vous tous ici, vous connaissez probablement, Rwanda Untold Story, qui a été le résultat de certaines actions des gens qui écrivent, comme Jambo par exemple, qui a écrit, ou d'autres associations et d'autres personnes qui ont écrit, et puis par après, il y a eu une production de ce documentaire comme celui-là que vous avez vu qui a eu un impact vraiment très grand. C'est ça, voilà. Sur ce, je ne voudrais pas m'éterniser dans ce que je dis. Mbasabe ubu n'umwanya wo kuganira namwe kugira ngo mutubwire ibitekerezo mwamufite tuganire n'iki twakora kugira ngo buri muntu ku giti cye n'iki twakora kugira ngo ibintu bihinduke buri muntu ku giti cye ucyo atekereza cyangwa bafite ikibazo akaba yatubaza. Murakoze.